kuko ni ukuvuga ngo byonyine tuvuge nk'urugero niba uri umusambanyi ukaba usambanye n'umuntu ejo ugasambana none ejo ugatwara umugabo wundi ejo ukaba watwara umugore wundi ukagumya wiyongeza ibyaha bivuga ngo iyo wiyongeje ibyaha umwaka umwe ukiyongeza ibyaha mu myaka 2 imyaka 3 igashira ibyo bintu byose ubikora kandi nta mutima ugucira urubanza ngo uvuge ngo noneho mu byahishuweho hari ahantu havuga yuko Imana hari ahantu Imana ibika umujinya wayo bwite. Uvuze ibintu ahubwo binjyanye nanjye kwibaza ikibazo kivuga ngo ese umujinya w'Imana umuntu bishuka ko umuntu yawuhunga, ese yawuhunga ate, yawuhungira he, yabyirinda ate, yawirinda ate muri make, kuko urumva Imana yarakaye ni ibindi ese hari uburyo umuntu yawirindamo cyangwa hari aho umuntu yawuhungira? Uko byakagenda kose Bibiliya itubwira amategeko n'amateka y'Imana. Bibiliya umunsi ku munsi igenda itubwira inzira tugomba kunyura kugira ngo duhunge umujinya w'Imana. Turi kumwe na Clarisse guturuka muri Right Salon, Clarisse TV official, twige gusuka n'ibindi nk'ibyo. Tugiye kugirana ikiganiro gitoya, ariko Clarisse watangira dusengera nyuma tugatangira ikiganiro. Reka twubahe Imana dusenge. Turagushima Mana nziza, turagushima ko wabanye natwe mu minsi yose duhejeje nyuma y'ubugingo bwacu, ukaba watwemereye kugeza uyu munsi kuri aya matariki tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko mu magana menshi y'abavuga izina ryawe natwe wadutoranyije kugira ngo tuvuge ibyawe. Twemerere rero wururuke hano, uze uba ari wowe ubwira ubwoko bwawe. Twemerere udukoze ikara ryaka ku munwa kugira ngo ibyo tubasha kuvugira hano n'ibyo tuzahavugira byose bizabashe kugira umumaro, bizabashe kugira umusaruro, bizabashe gukora ku mitima ya benshi kugira ngo bose bahimbaze izina ryawe. Ngaho bana natwe, turaretse Mwuka Wera ngo aze abane natwe kugira ngo ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twemerere rero tubane nawe muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Arakoze cyane kudusengera Clarisse. Mu minsi ishize tumaze igihe turi kubona uri kuvuga ku kintu kijyanye ngo na titre ivuga ngo umujinya w'Imana. Madame Clarisse, umujinya w'Imana iri jambo risobanuye iki mu magambo makeya? Iri jambo rishatse kuvuga ko Imana yiremeye umuntu mu ishusho ryayo, irangije iremurema imuha ibyari bimukwiye, ariko umuntu arangije yanga kumvira Imana arayigomera. Muri uko kutumvira Imana rero uko byakagenda kose murabizi ko n'abantu ubwabo bagira umujinya iyo umuntu abakoshereje, ariko nta hantu tubikura, akenshi tubikura ku Mana. Ntabwo twaba dufite umujinya twarawutoye ku ruhande, ahubwo ni ukuvuga ngo n'Imana yacu iyo uyikoshereje irarakara. Ahubwo buri muntu wese agomba kumenya ngo umujinya, Imana igira umujinya cyangwa ntabugira. Ese Imana irarakara cyangwa ntabwo irakara? Kugira ngo abone gukora amakosa yiyongeza andi, aho niho twashatse kuvuga umujinya w'Imana ko irakara kandi izahana abatayumvira. Sinzi njyewe ndashobora kuba ndi kubyumva, ariko sinzi wenda niba abandi bari kwisobanukirwa. Ese ibi bintu wararyamye, urabirota, warabyeretswe, ni Imana yakubonekeye, byaje bite muri make kugira ngo ubashe kubigeza ku bantu unizeye neza ko ari ibintu by'ukuri uri kubabwira? Ni ukuvuga ngo iyo usomye Bibiliya igenda ikubwira buryo ki Imana yagiye irakarira n'abatubanjirije, ikagenda irakara ikabageza ku bintu byiza, bo barangiza ntibasubire inyuma ngo bibuke iby'Imana yabakoreye, ahubwo ugasanga ibakorera neza, bo barangiza ntibasubize amaso inyuma, ugasanga barakora amakosa menshi bakarakaza Imana, ikabereka ko izi kurakara. Ariko hari n'ahantu muri Bibiliya henshi hagenda havuga umujinya w'Imana. Noneho mu byahishuweho hari ahantu havuga yuko hari ahantu Imana ibika umujinya wayo bwite. Yego iraturakarira tukiri muri ino si, ariko hari n'ahantu Imana ibika umujinya wayo ku banyabyaha banze kuyumvira. Njye ndi kubisobanukirwa, ndi kubyumva.
ariko tuba dukeneye no gufasha n'abandi bantu wenda batari kubisobanukirwa neza. Ese koko Imana igira umujinya? Imana igira umujinya ku buryo ishobora kuba yarimbura isi cyangwa ikaba yarangiza isi? Tuzi ko Imana ikunda abantu, kandi iyi Imana ifite abantu bakeya bari kuyisenga, byibuze babandi bakeya babasha gutuma Imana ituza. Birashoboka koko ko Imana yarimbura isi? Ese Imana igira umujinya koko ku buryo yarimbura isi yose? Ni ukuvuga ngo ari abasilamu bagira aho bakura kuba abasilamu, abakristo nabo bakagira ahantu bakura kuba abakristo. Rero twebwe uyu munsi nk'abakristo tugendera kuri Bibiliya, niyo ituyobora, niyo buri mukristo wese arebamo akavuga ngo ese Imana iramvugaho iki, ese Imana iranshakaho iki, ese ishaka ko ngenda gute muri ino si yaremye. Rero no kuvuga ngo hari ahantu hano mu Byahishuwe ibice 15 duhereye ku murongo wa mbere, titre yaho iravuga ngo ibyago 7 by'imperuka. Haravuga duhereye ku murongo wa mbere, haravuga ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika 7 bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka, kuko muri ibyo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Urumva rero ko uko byakagenda kose Imana igira umujinya. Hari n'abantu igenda iwereka umunsi ku munsi, ariko noneho hari n'umunsi yateguye kwerekaniraho umujinya wayo nyakuri. Ariko noneho hari n'abantu baba kuri ino umujinya w'Imana ukabageraho n'umunsi w'imperuka utaragera. Ahubwo ugomba kumenya ngo ese umujinya w'Imana wangezeho, ese uzangeraho, cyane ko twese ntabwo tuzi iminsi dushigaje kubaho ku isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire umutima. Ni ukuvuga ngo ucyumva ijwi ry'Imana rikugeraho, uba ugomba guhita umenya yuko ugomba ugahunga umujinya w'Imana. Ahubwo ugomba kumenya ngo ese ninjya guhunga umujinya w'Imana, ese nzahungira hehe, ese nzabigenza gute kugira ngo mpunge umujinya w'Imana. Ni ukuvuga ngo ntabwo guhunga umujinya w'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo nzajya muri Kenya, nzajya muri Amerika kugira ngo mpunge umujinya w'Imana. Ahubwo nukurikirana Clarisse TV official uzabasha kumenya ngo guhunga umujinya w'Imana ni iki. Ntaho dufiteho kuyihungira hano ku isi, kuko iyi si ni iyayo n'ijuru ni iryayo. Ntaho dufiteho guhungira, ariko Uwiteka yatanze ubwenge bw'uburyo tugomba kumenya aho tugomba guhungira umujinya wayo. None ubu se twavuga ko ari ahantu hakigaragara umujinya w'Imana kuri iyi sira? Ubu ngubu tuvuge ko wenda hari ahantu umujinya w'Imana ukigaragara, cyangwa hari ibimenyetso bigaragaza ko Imana iri kurakara cyane? Bibiliya irabyerekana cyane. Hari abantu umujinya w'Imana ugeraho. Ni ukuvuga ngo Bibiliya yo ivuga ko hari abantu bagenda ku isi ariko ari intumbi. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo aba bantu, uyu muntu ni intumbi, hari abantu bakora ibyaha bigiza nkana. Hari abantu bakora ibyaha bakongera bakiyongeza, bakongera bakiyongeza, bakongera bakiyongeza. Umwuka w'Imana akajya babwira ngo nyamara kandi ibi bintu muri gukora ntabwo ari byo. Bakagumya bakinangira. Niba ari uwica akica umuntu umwe, umwuka w'Imana ukamubwira ngo nyamara kandi wisha umuntu niremeye. Ese ubitewe n'iki? Urashaka iki? Urashaka kugera kuki? Akongera akiyongeza akica uwa kabiri. Umwuka w'Imana akamuza akamubwira ati nyamara kandi ibyo bintu uri gukora ntabwo ari byo. Akongera akiyongeza undi. Hanyuma ararangiza. Twese dufite marayika twahawe. Buri muntu wese afite marayika yagiye ahabwa, ugomba kumumenya igihe cyose akiri hano kuri ino si. Noneho uko arushaho kwanga kumvira Mwuka Wera, biza kurangira Imana yorohereje marayika Gaburiyeli, akaza akamubwira ati rero ijuru ryarakaye. Niba uyu munsi udasubiye inyuma, niba uyu munsi utabashije kureka ibyo wari urimo, amaherezo yawe araba yangaya, tuzakurekera muri ibyo ngibi. Wakanga kumvira, ijisho ry'Imana rikakuvaho, Mwuka Wera w'Imana akakuvaho. Hari abantu bari kuri ino si imbabazi zamaze kuvaho, Imana yarakariye, imbabazi zikabavaho, ubu bakaba basigaye banywa ibyaha uko biboneye, barakora ibyaha kuko nta Mwuka Wera bagifite.
rero Imana yabagiriye umujinya, ubu baragenda ku isi ariko ntabwo bafite kuzihana ngo bikunde, ntabwo bafite kuzasaba Imana imbabazi ngo bikunde, ahubwo bazapfira mu byaha hanyuma bahabwa ingororano z'ibyo bakoreye. Kwihana ntabwo byabakundira. Rero niyo mpamvu ukiri kuri ino si uba ugomba gusuzuma ukavuga utese bitewe n'ibyo nkora umujinya w'Imana wabundiho, ese umujinya w'Imana ndawuhunga gute, ese ndawuhungira hehe kugira ngo imbabazi z'Imana zitamvaho. Urakoze cyane, uvuze ibintu ahubwo binjyanye nanjye kwibaza ikibazo kivuga ngo ese umujinya w'Imana umuntu bireshuka ko umuntu yawuhunga, ese yawuhunga ate, yawuhungira he, yabyirinda ate, yawirinda ate muri makeya, kuko urumva Imana yarakaye ni ibindi bindi. Ese hari uburyo umuntu yawirindamo cyangwa hari aho umuntu yawuhungira? Uko byakagenda kose Bibiliya itubwira amategeko n'amateka y'Imana. Bibiliya umunsi ku munsi igenda itubwira inzira tugomba kunyura kugira ngo duhunge umujinya w'Imana, inzira tugomba gukora kugira ngo tunezeze umutima w'Imana aho kugira ngo ducaginge umujinya wayo. Imana igenda itwereka ahantu tugomba kunyura, uburyo tugomba kubaha abantu bayo, uburyo tugomba kuyikundira abantu, uburyo tugomba nayo ubwayo kuyubaha, kumenya impamvu yakurinze cyangwa se ikikubesheje mu isi. Ese ijuru rigufiteho iyihe nyungu? Ese niba Imana yarakurinze igufiteho iyihe nyungu? Muri iyo nyungu rero ugomba kwerekana inyungu yawe, ukora ibyo Imana ishaka kandi ubana n'abantu bayo amahoro. Ibyo byose uzagenda umenya icyo Imana igushakaho, nuhindukira ugasoma Bibiliya ukegera abagutanze kumenya, ibyo byose uzagenda ubimenya uko umunsi uzajya ugenda ukurikira. Nuhindukira Uwiteka nawe azaguha ingabo zigufasha kubisobanukirwa. Ego, urakoze cyane. Ndi kwibaza, ese ubona byibuze hari abantu bakeya batuma Imana itarimbura isi, cyangwa ni abantu bose muri rusange bose barangiritse ku buryo Imana yarakaye nta garuriro? Ntabwo iryo jambo cyo kuvuga kurimbura isi, ntabwo nzi igihe, ntabwo nzi isaha ibyo bintu bizabera, ariko uko byakagenda kose kurimbura isi biriho, ariko abakiranutsi ntibazarimbuka. Barabizi neza, bamaze kubisobanukirwa. Burya umuntu ukiri ku isi amenya niba azarimbuka cyangwa atazarimbuka bitewe n'uburyo abana na Mwuka Wera w'Imana. Umwuka Wera w'Imana iyo ugiye kuryama arakubwira ati mukobwa wanjye ryamusinzire. Iyo igihe cyose Umwuka w'Imana araza akagusobanurira ibyo ushaka gusobanukirwa, iyo ubishaka usobanuza ijuru. Ego, none umuntu yabwirwa n'iki ko umujinya w'Imana umuriho, cyangwa se ko ari mu byago byo kuba yagwirirwa n'uwo umuntu yabwirwa n'iki ko ari mu byago byo kuba yagwirwa n'uwo mujinya w'Imana? Muri make umuntu yamenya gute ko umujinya w'Imana umuriho? Umujinya w'Imana umuriho rero ni ukuvuga ngo buri muntu uwo ari we wese nk'uko nabikubwiye niwe wisobanukirwa, kuko ni ukuvuga ngo byonyine tuvuge nk'urugero, niba uri umusambanyi ukaba usambanye n'umuntu, ejo ugasambana none, ejo ugatwara umugabo wundi, ejo ukaba watwara umugore wundi, ukagumya wiyongeza ibyaha. Bivuga ngo iyo wiyongeje ibyaha umwaka umwe, ukiyongeza ibyaha mu myaka 2, imyaka 3 igashira, ibyo bintu byose ubikora kandi nta mutima ugucira urubanza ngo uvuge Mwuka Wera. Ikikubwira ko wumvira Mwuka Wera nuko Satani akuza mu ngingo agatangira akakubwira gukora ibyaha, wowe warangiza ukamunanira ukajya uvuga uti ntabwo iki kintu nagikora. Satani akagumya akagukutuza akakubwira ngo nyamara iki kintu nugikora ugifitemo inyungu, ukamubwira ngo nihashaka habe harimo inyungu, icyo kintu ntacyo ndi gukora. Niba wasambanaga 5 mu cyumweru ukabona ntukibikora, niba wagiraga umutima wo kwica abantu, Mwuka Wera agatangira akakubwira ati nyamara kandi abantu Imana yaremye ntabwo ari ngombwa yuko wabica, rekeraho. Nk'uko Imana yasanze Sawuli ikamuhagarika ikamubwira ngo abo wishe barahagije, uyu munsi ntabwo cyitwa Sawuli ahubwo witwa Pawulo. Rero ni ukuvuga ngo iyo ijambo ry'Imana ryakugezeho cyangwa iyo Mwuka Wera kikuriho, utangira kumva Mwuka Wera kuganiriza nawe, kandi yakuganirije utangira kubona intsinzi muri wowe. Bya bindi byajyaga bigutsinda ahubwo bikarangira ari wowe usigaye ubitsinda. Bitewe n'iki? Bitewe n'Umwuka Wera Imana yakuzanyeho. Iyo watangiye
utangiye kumvira mwuka wera ukabona ingeso mburi kugenda uzireka, ukabona uko wari usanzwe umeze wabiretse, icyo gihe utangira kumenya yuko umwuka wera ari muri wowe. Turi gusoza, nagira ngo wenda ugire inama umuntu uwo ari we wese ushobora kuzahura n'ibibazo cyangwa ushobora kuzahura n'uyu mujinya w'Imana turi kuvugamo hano, kuko uko biri kose hari abantu bakeneye inama z'icyakorwa cyangwa z'icyo bakora kugira ngo icyo kintu kitazabageraho, kuko kizaba giteye ubwoba uko cyumvikana. Sinzi inama wabagira rero kugira ngo byibuze Imana izabashe kurokora benshi. Gusa ikintu nababwira, iki gitabo iyo umuntu agisomye akuramo intwaro zose azitwaza mu rugendo agiye kugendamo rwo kureka ibyaha, mu rugendo agiye kugendamo rwo guhunga ibyaha. Nk'uko titire yacu ivuga ngo ni uguhunga umujinya w'Imana. Muri make ni ukubwira abantu ngo hunga uve mu byo wari urimo utangire inzira y'agakiza. Rero ni ukuvuga ngo muri uko guhunga utangira inzira y'agakiza, nyaboneka Imana izabigufashamo. Muri uko guhunga ongera usubiriremo ikibazo warumbajije, ntabwo nacyumvise. Nari nkubajije nk'inama wagira umuntu ushobora kuzahura n'uyu mujinya w'Imana. Ese umuntu yakora iki kugira ngo atazahura na? Inama wabagira ni iyi? Inama nabagira ni ugusoma kino gitabo, ariko kandi nkanabayobora kuri Clarisse TV Official, aho tugiye kwiga ikintu tuzagenda tubinonosora. Iyi titre iravuga ngo ni uguhunga umujinya w'Imana. Hari abantu kuri ino si badasobanukirwa ngo nahungira hehe. Hari abantu kuri ino si batekereza kuba ushobora kuba uri mu isi ukamenya ngo ese kuba ndi mu isi, ese nzahabwa ubugingo buhoraho cyangwa ntabwo nzabona, ese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo cyangwa ntaririmo. Ibyo byose iyo wasomye kino gitabo, Imana ikoherereza mwuka wera wo gusobanukirwa. Igihe cyose ubishaka, ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Niba wumva ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, ukumva ushaka ko mwuka wera agendera muri wowe, ukumva ushaka ko Imana igutsindira ingeso mbi wajya gukora, erega ntabwo umuntu abikora ari we, kuko muri ino si tuyoborwa n'imyuka ibiri, umwuka wa Satani n'umwuka w'Imana. Ubwo rero igihe cyose iyo umwuka w'Imana atari mu ruhande rwawe, umwuka wa Satani aba kuri iruhande. Rero ni ukuvuga ngo ibyo byose igihe cyose wakoze ikibi ukabona biremeye, umenya yuko uri mu ruhande rwa Satani. Ni igihe cyose watsinze ikibi, jya umenya ko uri mu ruhande rw'Imana. Hanyuma ugumye usenge, usaba imbaraga, ugumye usenge, wizere Imana, kandi ujye uva ahantu uri wegera Imana, mwihererane, uyisenge, uyibwire ngo ndashaka kugukiranukira, ndashaka kuba uwawe, ndashaka ko igihe nzapfa abamarayika bazishima bakavuga ngo yego, ngo naruhuka imiruho n'imihate kuko imirimo ye ije imuherekeje. Rero ni ukuvuga ngo nuba uri umuntu w'Imana cyangwa se niba ushaka gukurikira inzira y'Imana, uzagenda ubisobanukirwa, mwuka wera azagenda amanuka kuri wowe. Ngaho rero ni karibu muze twigana ijambo ry'Imana. Urakoze, ariko ntago wancika nakubajije ikibazo cy'amatsiko. Tukumenyereye ko uri umwarimu wigisha ibintu bijyanye no gusuka, bijyanye n'ubwiza. Ese twavuga ko wahinduye, wenda utazabisubiramo cyane iby'igihe gitoya, cyane kwa kundi umuntu ashobora gukora akazi akibuka ko hariho n'Imana, akaba yabasha no gutambutsa n'ubutumwa bw'Imana? Iki kintu wakitubwiraho iki? Mu busanzwe abantu benshi bamenyereye kuri Twige Gusuka, kuri Clarisse TV Official. Tumenyereye rero yuko mbigisha ibintu bigendanye na salo, ariko no kubwiriza ubutumwa ni impano yanjye. Nk'uko nabibabwiye ngitangira iyi channel, narababwiye ngo tuzajya tubonaho ibintu byinshi bitandukanye. Abagiye bareba ibintu byose nagiye nshiraho, Clarisse arihinduranya, ariko narebye abantu benshi bankurikirana, nsanga abo bantu tugomba kwiga, ariko noneho tukamenya ko no nyuma yo kwiga tugomba guhunga umujinya w'Imana. Nyuma yo gutunga amafaranga tugomba kumenya ko hari Imana ishaka ko tuyikiranukira. Nyuma yo kumenya umwuga twaje gushaka, cyangwa se nyuma y'ibi byose tumenye ko bifite iherezo. Nyuma yo kubyara tugaheka hari Imana. Nyuma yo gutunga amafaranga ni Imana. Rero no kuvuga ngo twese tugomba gusobanukirwa uburyo ki tugomba guhunga umujinya w'Imana, tukavana Satani mu byacu, tukavana Satani mu migambi yacu, tukimika Imana muri twebwe, igahabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Amen.
urakoze cyane, reka dusoze iki kiganiro. Sinzi nimba hari ikintu wabwira abantu bagukurikiye, yaba icyo tutakubajije cyangwa icyo twakubajijeho, ukaba wagira ikintu babwira hanyuma ukadusengera tugasoza. Urakoze cyane. Ikintu nababwira kuri hunga umujinya w'Imana, tuzajya tugenda dukurikirana uburyo tuzajya tugenda dukurikirana ijambo ry'Imana kugira ngo tubone uburyo bwo kuba twahunga umujinya w'Imana. Ni ukuvuga ngo niho dutangiriye, ariko n'ubundi bizajya bigenda biza kenshi. Nimudukurikire, dufatanye guhunga umujinya w'Imana, dufatanye gukorera Imana mu gihe tukiriho. Ubu tuzi iminsi turiho, ariko ntabwo tuzi iyo dushigaje. Rero mu minsi ushigaje inshuti yanjye, mu minsi ushigaje muvandimwe, cyangwa nanjye mu minsi nshigaje, reka tuvuge Imana, reka dukorere Imana. Ntabwo tuzi impamvu yaturinze tukaba tugiye gutangira umwaka wa 2026, ntabwo tuzi impamvu yaturinze, ahubwo reka dusobanukirwe icyo yaturindiye. Nawe dusobanukirwe ko yaturindiye kuyiramya, dusobanukirwe ko yaturindiye kuyikorera, dusobanukirwe ko yaturindiye ko tugomba kumenya uyu munsi ko tugomba guhunga umujinya w'Imana, ahubwo tugacaginga ibyishimo by'Imana. Murakoze. Twatangiye dusaba Imana ngo idufashe, none n'ubundi reka dusoze dusenga kugira ngo n'ubundi izabane natwe mu biganiro byose tuzatambutsa. Uwiteka we shimwe, uhabwe icyubahiro, wakoze kuba wabanye natwe muri kino kiganiro dutambukije. Ndakwinginze ku bwacu ibyo twaturukije mu kanwa ntabwo byakagombye kuryohera amatwi, ariko ndabizi neza ko nubizamo ukabisiga amavuta yawe, nzi neza yuko benshi bari bubisobanukirwe. Ngaho bana natwe, kandi n'ubundi uzakomeze kubana natwe mu ijambo ry'Imana tuzagenda twigisha. Umwuka wera wamanuke ahange kuri yica no kugira ngo babashe kumureba kandi bayinezerweho. Abakiri ibikomere babikire, abagana ijambo ry'Imana barigane, abuzura umwuka wera bawuzure. Ngaho bana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.